Ni ba bantu rero iyo urangije kwiga uba ucyumva ufite amaraso ashyushye wumva muraho neza twongeye kubaha ikaze ku Muragwa Family TV. Uyu munsi tugiye kubaganiriza kuri depression. Ese depression iri guterwa n'iki muri iyi minsi? Cyane cyane aho usanga urubyiruko ari rwo rwibasiwe na depression. Ni ukubera iki? Ku bwanjye ntekereza ko ikiri gutera depression urubyiruko cyangwa se abana batoya bakirangiza amashuri, ntekereza ko iyo barangije kwiga baba bumva ko bari buhite babona akazi k'ibyo bize. Bagera hanze ugasanga ka kazi karabuze. Ni ba bantu rero iyo urangije kwiga uba ucyumva ufite amaraso ashyushye wumva utapfa gukora akazi akari ko kose. Barangiza bakagenda nyine bakifunganira mu nzu, bakitekerezaho, bagatekereza igihe bamaze biga, bagatekereza ukuntu babuze akazi, hanyuma no bikabaviramo uko kwigunga cyane ariko bita depression. Kuki se rubyiruko cyangwa se umuntu wese wumva ko akazi kabuze ushakira umuti mu kwigunga, ahubwo washakiye umuti mu gushaka akandi kazi niyo kaba katajyanye n'ibyo wize? Numva ko njye ntekereza ko ikitugora cyangwa se igituma abana bato cyangwa se abakirangiza amashuri bagira depression ariko hakundi nyine baba babuze ako kazi, ariko babashije kugira imbaraga cyangwa se bakabasha gutekereza, bagatekereza kure, babona ko bashobora kubona ko umuti atari ukirirwa aryamye ategereje ko azabona akazi, swati ko kujya gukora mu biro, cyangwa se niba yarize kubaka ko kujya kubaka, ariko ntatekereze ko muri cya gihe ako kazi ke katari kaboneka ashobora kugenda akajya kuba n'uwo muyede, ashobora kugenda akaba yajya gushaka kandi kazi katajyanye na bya bindi yize. Ibyo abashije kubitekereza, ntekereza ko ya depression yiwe yagabanuka kuko aba yabonye ikintu cyokipa ubwonko. Dusubije amaso inyuma tugasoma n'amateka, dusanga muri biriya bihugu byateye imbere akenshi ntabwo byatejwe imbere n'amadiplome abenegihugu babo bari bafite, ahubwo cyatejwe imbere n'uburyo bishyize hamwe, buri wese akajya akora ikintu ashoboye apana icyo yize. Naho bashyira imbaraga hamwe, niba ashoboye guterura ayo matafari akagenda agaterura, niba ashoboye kujya kubaza akagenda akabaza, niba ashoboye kujya gukora amatara agakora. Ibyo byose babihuriza hamwe ugasanga igihugu cyabo giteye imbere. Anariyo mpamvu usanga tugendeye ku bantu bo ku mugabane wacu wa Afurika, tuba twumva dufite inzozi zo kujya hariya mu bihugu byo byateye imbere. Tukibwira ko niho hari akazi, niho haboneka amafaranga, ariko ntabwo uzagerayo ngo uvuge ngo narangije kwiga kaminuza, mfite diplome, mfite masters. Oya, uragenda ugiye gukora ka kazi hano iwacu dusuzugura. Kumva ngo niba mfite lisanse ntabwo nshobora kugenda ngo njye gucuruza utuntu tubonetse utwo ari two twose. Ukumva ushaka niyo wajya muri bwa bucuruzi, ukumva ushaka cya gishoro gihambaye, urakivana hehe ko nta bushobozi ufite? Ariko ushobora kubona amafaranga makeya ukaba watangira ucuruza dukeya. Ariko ikibazo kubera ko wagiye mu ishuri, uzagira ya complexe ivuga ngo ariko se ko narangije kwiga, umuntu twigana wenda wagize amahirwe akabona akazi, azajya ava ku kazi asanga indi gucuruza amakara hano ku muhanda, azafa ku kazi asange ninjye wikoreye agataro ndi kubunza imboga. Ariko ukirengagiza ko ka kazi avuyemo karamutunze, kandi nawe ka kazi washaka gukora niko kagutunze. Ibyo byose rero rubyiruko rwacu
mwirinde kumva ko muzabona akazi mwese ko mu biro, ntabwo byashoboka. Ahubwo mwishakemo izindi mbaraga zo kuba mwakora ikindi. Simvuze ko abantu bose batakora mu biro, kuko uwagize amahirwe azakoramo, ariko se twese tuzakora mu biro bishoboke? Oya, ntabwo bizashoboka. Ahubwo reba wowe, niba warize kubaka, nta kindi kintu uzi gukora, kwenda aricyo cyaguha amafaranga, ibyo byo kubaka ubishyize ku ruhande, wenda igihe kizagera usange ubonye akazi muri domaine yawe. Ariko igihe utakabonye, wikwicara ngo wishwe n'agahinda, wikwicara ngo wicwe utekereze cyane bigeraho bigutere n'indwara. Nose numara kurwara, kakazi niyo bakaguha uzashobora kugakora kandi warwaye. Tugomba kwishakamo ibisubizo bituma turwanya ya ndwara twatangiriyeho ya depression cyangwa se kwigunga gukabije. Ushobora no kuba rero wahuye nayo, gerageza ugire abuganiriza, ubimuganirizeho, mubiganireho. Uko ugenda umuganiriza bigenda bikuvamo, uba uri kwivura utabizi. Reba ikintu ukunda mu buzima aricyo wibandaho. Ushobora kuba ukunda kuririmba, ushobora kuba utazi kuririmba ariko wumva indirimbo. Niba wumva wageze muri icyo gihe, gerageza wumve za ndirimbo. Ushobora kuba uzi kubyina, byina nta kibazo kuko uri kwivura. Nta wundi muntu uzaturuka hanze ngo aje kukuvura, ni wowe ubwawe uzabanza wivura. Kuko niyo tugiye kwa muganga, nta muntu urajya kwa muganga ngo agende ngo muganga ngo ahita amubwira ngo urwaye iki atabanje yamusuzuma. Kandi mu kumusuzuma aramubaza ngo urababara hehe, ese wumva ubabaraye? Ugatangira ukamubwira. Muri kwa kuntu ugiye numubwira ngo numva umutwe uri kundya, ese numva mbabara hanaha, kuko wabifitemo ubumenyi, niwe noneho agendera kuri ya makuru wamuhaye, akabasha noneho kumenya indwara warwaye. Ariko ntabwo wagenda ngo wicare aho ngaho ngo bamenye icyo urwaye kandi utahaye muganga amakuru. Kereka wenda nka kurya umuntu akora impanuka bakamujyana kwa muganga, kameme muganga bari kubona ko yakoze impanuka, wenda yagize ikibazo ku kaguru cyangwa yagize ikibazo ku kaboko, agahera aho ngaho. Ariko muri bwa burwayi butuma tugenda kwisuzumisha kwa muganga, muganga nicyo aheraho akubaza ngo urababara he, urwaye he, umaze igihe kingana iki ufite ubwo buribwe, umaze igihe kingana iki wumva umutwe ukurya. Agatangira nawe agashakisha mu bumenyi bwe afite, nibwo atangira kukubwira ngo none se kubera kudasinzira ubiterwa n'iki, ese ufite akazi kenshi? Ubundi ukamusubiza ati yego cyangwa hoya. Ese iyo ugiye kuryama uhita ubona ibitotsi? Ukamubwira ati yego cyangwa oya. Noneho we mu bushobozi afite, muri bya bisubizo wagiye umuha niho agenda noneho akura gushakisha ya ndwara noneho urwaye, akabasha kuyigeraho, akabona kuguha imiti igukiza. Nawe rero niba wumva ufite ikibazo, umuti si kugenda ngo ukicarane wenyine, egera inshuti zawe uziganirize. Nugira amahirwe uzagira abagira icyo bakumarira, haba mu bushobozi bufatika cyangwa se no kuba yabakuganiriza bavuga ati ihangane, ibi n'ibi nubikora gutya na gutya bizagenda neza. Urumva ko rero njyewe wowe nitwe dufite uruhare runini mu kwikiza indwara ya depression cyangwa se mu kuyitera. Icyo nababwira rero, mbagira n'inama, tureke kumva ko umuti w'ikibazo ari ukugenda tukifungirana, ari ukugenda tugaceceka ntitugire n'umuntu n'umwe tubiganiriza. Oya, tugire ibyo ari byo byose, buri wese aba afite ya nshuti umuntu yita ngo ni inkoramutima, ugenda ukabwira ibintu byose. Kuko n'ubu ngubu hari abantu ushobora kugenda ukabwira ibintu wari wizeye ko bari bugufashe ngo ni inshuti zawe, ariko ntibagire icyo bakumarira. Haba ugasanga baguciye intege, batumye umanuka cyane kurenza uko wabasanze. Niba koko ufite ya nshuti wita inshuti nyanshuti, yegere uyiganirize, uyibwire ibiri kukubaho, hanyuma azagutega amatwi, yumve ikibazo ufite,
niyo yakubwira ati humura siryo herezo, uhita wumva uruhutse. Ubwo rero nawe uburyo wumvamo iyo ndwara, ikibitera, cyangwa se uburyo wumva umuntu yayirinda, bishyire muri komenti, ariko twese duharanire guhagurukira ikintu cyitwa depression, kuko kirangiza cyane kandi kikangiza ba bantu batoya bagifitiye igihugu akamaro. Nizo mbaraga z'igihugu, tubateremo imbaraga, tubumvishe ko siryo herezo, kuba atabonye akazi uyu munsi ejo azakabona cyangwa se ejo bundi, ariko nawe ubwe navana amaboko mu mifuka ashaka ikindi kintu yakora, kuko ibyo gukora birahari, ni byinshi. Bishobora kuba bitari mu nzozi zawe kuba wakora icyo ngicyo, ariko bikore kugira ngo ube utegura na cya gihe uzagera muri ka kazi kawe k'inzozi zawe bizabe bimeze neza, utararwaye, utarabaye icyo ntazi, utarabaye umuntu wabaswe n'ibibazo ku buryo n'akazi bakaguha ntugashobore. Dukomeje rero kubashimira uburyo mukomeje kudukurikira, mukomeze mudutere imbaraga, kuko n'ubundi turi hano kubera mwebwe. Murakoze cyane.